Turabasuhuje inshuti bakunzi b'Umukino TV, nk'uko bisanzwe tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, imyidagaduro, imikino ndetse n'icyatugirira akamaro n'icyabagirira akamaro ku buzima bwanyu. Tukaba twibanda cyane cyane ku bigendanye no kurya cyangwa se kuruhuka cyangwa se kunywa. Uyu munsi wa none rero tukaba twabahitiyemo tukaba twagiye ku binyamakuru tubashakira isomo rigendanye no ku bantu banywa agakawa. Ikawa igira ibintu 10 bigomba gutuma ugomba kunywa ikawa, ndetse nitubikubwira wowe ubwawe urahita utangira kunywa ikawa buri munsi. Ikawa mu bihe bishize byatambutse yagiye ishimagizwa ndetse igaharabikwa na benshi bitewe n'uko nta makuru benshi bari bayifiteho. Yagiye ivugwaho byinshi bitari byiza, harimo kuba yaba ikurura ubugumba mu bagabo ndetse no gusara. Ku rundi ruhande, ikawa yari izwiho ko ivura ubusazi ndetse kuko ari impano y'Imana. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kunywa ikawa byavumbuwe n'abashakashatsi kugeza uyu munsi. Mu kinyobwa cy'ikawa hari ikinyabutabire cya kafeyine ku bwinshi, ndetse bikaba byemezwa n'abahanga ko iki ari cyo kinyabutabire cyinjizwa mu mubiri kurusha ibindi byose n'ikiremwa muntu ku munsi. Ingaruka z'iki kinyabutabire byagaragaye ko gifite ingaruka nziza ku mubiri zitandukanye, gusa ikaba iyi ngiyi tunywa igizwe n'ibinyabutabire bitandukanye byinshi. Tugeze ku cya 7. Ikawa igabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Kunywa ikawa mu rugero hagati y'udukombe 2 cyangwa 4 bifitanye isano no kuba wagabanya amahirwe yo kurwara indwara y'umutima ya stroke. Tugeze ku cya 8. Ikawa igabanya amahirwe yo kuba warwara indwara ya diyabete. Ikawa irinda ubwonko. Ikawa mu gihe yanyowe ku kigero cyo hejuru, nubwo bidatangwamo inama, yongera ikigero cya kafeyine mu mubiri, bikagabanya amahirwe yo kurwara indwara yo kwibagirwa ya dementia. Ibi bikaba bifitanye isano n'indi ndwara ya Alzheimer, ari nayo itera iyi dementia. Tugeze ku cya 10. Ikawa ituma ugira akanyamuneza ndetse ikarwanya indwara y'agahinda gakabije. Ikinyabutabire cya kafeyine gitera ubwonko kuvubura imisemburo irimo serotonin, dopamine na noradrenaline, bifasha kongera akanyamuneza. Udukombe 2 tw'ikawa ku munsi bigabanya ku kigero cya 50% amahirwe yo kuba cyangwa se ibyago byo kwiyahura bitewe n'agahinda gakabije. Bakunzi rero b'Umukino TV, ibi ngibi tubabwiye bikaba ari ibyiza byo kunywa ikawa. Mu kuri tubashishikariza yuko mwagerageza mukanywa ikawa. Ikawa iyo utayimenyereye unywaho ukumva irasharira, ariko uko ugiye uyimenyera buriya bushari bugenda bushiramo. Hanyuma ku muntu waba yinywa ikamubuza ibitotsi,
ni byiza yuko wayinywa mu masaha yo ku manywa, mu gitondo cyangwa se saa yine cyangwa se nka saa sita, kubera ko umubiri urongera ukagira imbaraga. Ibi ni ibyiza rero byo kunywa ikawa twabagezagaho. Ntimukabone igihugu cy'u Rwanda kiyiteza imbere, ntimukabone leta y'u Rwanda yongera ibiciro umuhinzi wayo ikamuteza imbere, ikamuha amafaranga menshi imugurira ikawa. Ntimukagira ngo hari iyindi mpamvu, nuko ikawa ari ingirakamaro, nuko ikawa igihugu kizi akamaro iba ifitiye abantu. Ubwo rero nawe ndagushishikariza nibura ko wajya unywa agakombe kamwe cyangwa tubiri buri gihe, kuko tubonye ibyiza bikomoka ku ikawa. Niba rero wibutse gukora subscribe, yikoreho. Niba utabyibutse kandi gerageza ukoreho. Hanyuma niba wasoje ikiganiro cyacu